Umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Ishimwe Vestina yamaze kuba yatandukana n'umugabo we, kuba yakwandika poste ifite amarangamutima ababaje cyane, ko nta muntu uzongera kumukinisha, azabanza ahitemo neza azi ubuzima bw'umuntu bagiye gukundana, ahisemo umuntu azi neza, dore ko uyu mugabo n'ubundi yaba ari mu rugo cyangwa atari mu rugo ntabwo wamenya yuko ahari, ngo aba acecetse cyane, ntabwo akunda kuvuga. Uyu mwana w'umukobwa rero iki kimuteye urugo kurusenya akanya nta mezi angahe baramamana, ariko poste ye yabaye kuba yayikuraho, ntabwo ikiriho, yayisibye. Aya makuru turayikesha imbuga nkoranyambaga zose, haba izandika haba izitangaza amakuru. Buriya igihe nikivuga inkuru, Inyarwanda ikavuga inkuru, ibitangazamakuru byose bikavuga inkuru, uzamenye ko iyo nkuru ari official, ariko ari fake news babyerekana. Rero abantu bahise bafata poste ye, kuko murabizi abantu bakoresha ikoranabuhanga ntabwo wababwira iki, bahita bafata screenshot. Rero uyu mwana mukobwa ni iki kimuteye kuba yakwiheba, kuba yavuga amagambo akomeye cyane? Ni iki kibimuteye kuba uyu mugabo batandukanye, bashakanye mu kwezi kwa karindwi, kwa munani, kwa cyenda, kwa cumi na kumwe, amezi 4 yose umwana w'umukobwa ari mu rugo ariko asa nkaho atarurimo, ababaye cyane, yicuza impamvu yashatse umugabo. Dore ko muri gihugu cya Burkina Faso abantu bashaka nta muntu wemerewe gushaka abagore babiri. Ni iki kibimuteye Vestina? Dore ko yabwiye na murumuna akamubwira ngo ntuzashake hakiri kare, uzabe witonze. Abantu rero yarabivuze, abantu bavuga ati nayawe bimeze uko, ariko buriya yafite impamvu abivuze. Turabizi neza yuko twese twamukundaga, ariko abantu benshi bagize inkeke z'uru rukundo, abantu bavuga byinshi kuri uru rukundo, aravuga ati ngo gushaka umuntu mutangana, gushaka umuntu kurusha imyaka, donc atanavuga n'ikinyarwanda ngo mubashe uburyo kimwumvikana, ariko ukajya kwiheba. Ko twari tuzi yuko nta gihe baramarana, kubera iki bigenze nk'uko mw'abanyarwanda? Inkuru mbi nk'ingi mu banyarwanda, mana we, mana se twabyita love scam wawe, kwa kundi bajya babivuga, twabyita iki? Twabyita guhubuka, twabyita yuko abantu bamugiye mu matwi bakamukoresha ibyo badashaka. Ese bamugiye mu matwi famiye ye ntabwo yari ihari, cyangwa mama wabo na papa wabo ntabwo bari bahari? Ariko se ababyeyi, mana we, aya makuru arababaje cyane, nanjye kuyavuga byanze, emotion zazi, kubera ukuntu ngiye nakundaga iyi couple, nakundaga iyi famille cyane. Umwana tuzi yuko agiye kubaho neza, ariko kubaho neza arahandwa n'amahwa, ingeri zose, mu mutima arahandwa, ahantu hose arahandwa. Yamaze kuba yakuraho iyi poste, ariko n'ubundi nababwiye ngo umuntu ukoresha imbuga nkoranyambaga zose ntabwo yabura uko ahita ayifata, babizijya screenshot. Rero kugeza aka kanya amafoto ye n'umugabo we ntabwo bakiri kumwe, yamaze kuba yayasiba. Nta foto n'imwe ikiri bakiri kumwe, ayo bakoze ubukwe, ayo bakoze igikumwe, ayo bakoze ibintu byose, uyu mukobwa yamaze kuba yayasiba, ntayo ariho. Birabaje cyane, biteye agahinda. Umuntu wese uri bwumviye inkuru, n'ubundi bamwe batangiye kuyumva, bamwe batangiye kubabara, arababara cyane. Birabaje cyane, biteye agahinda, ariko nta kundi byagenda. Niyiturize, nategereze isaha y'Imana izongera imukorere ikindi kirori cyiza. Ariko birababaje kuba hari abantu nabonye ati ubusugi bwe disi yatwaye, ibintu byose yatwaye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Se wana mugani wabana n'umunzu umuntu utavuga, kuba ngo ari mu nzu cyangwa atari mu nzu ntabwo umenya yuko ahari, ntabwo umenya yuko ahari. Noneho none se France Vestina ko tumuzi, buriya yari amaze kuyimenya yose cyangwa? Mana we, birababaje, ubu nabuze ahantu nabihera. Ni ibintu bibabaje, ni ibintu biteye agahinda kubona umwana w'umukobwa umaze amezi 4 mu rugo asenye hakiri kare, asenye urugo rukiri kare. Birababaje cyane, biteye agahinda. Reka tumwifurize gukomera, reka tumwifurize abantu bamuri hafi bamukomeze, kuko ni ibintu biteye agahinda.
aha birababaje cyane mwa banyarwanda. Ngahe nguko rero inkuru yacu uyu munsi ni ibibazo cyane, nanjye ubwanjye nabuze uko nayivuga, ariko reka tumufurize gukomera.